nizere ko muri amahoro aho muri hose. Uyu munsi rero, uyu munsi narababwiye ngo gahunda ni ukuzamura umuco nyarwanda, aho turi hose umwana mutoya umukuru akamwigisha kugira ngo azakure yubakiye ku muco nyarwanda. Nk'uko mubibona iyi misozi iratandukanye n'iyo najyaga mbereka. Uyu munsi narenze uturere turenze 2, narenze Muhanga, ndenga Nyanza, Huye, aho hose ndaza ngera ahantu bita Nyaruguru. Nasanze umukecuru uhagaze ku muco wacu, uko biri kose umuco nyarwanda ntabwo nzigera ntumucuya, nzakomeza ngusigasire uko byagenda kose. Mukecuru, iyi ngiyi twe ni ingate 150 twahisemo natwe kuganiriza abanyarwanda, tukigisha abanyarwanda bakiri batoya kugira ngo bakure, bazakure bazi umuco nyarwanda. Njye nibanda ku burezi, nibanda no ku muco nyarwanda. Ndagira ngo rero wibwire abanyarwanda badukurikiye ariko bya kinyarwanda kwa kundi numvise, kwa kundi numvise uriya wumvise kuriya nabyo mbigeraho, ariko ndabino ndabisubiza cyane rwose. Iwacu ni muri Nyaruguru. Kamufatire nta kibazo, kamufatire. Iwacu ni muri Nyaruguru, intara y'Amajyepfo, umurenge wa Mata, akagari ka Gorwe, cyane rwose, umudugudu wa Rimbanya, musigara amahoro, turatashye. Bihogo ni Rutebezambuga rwa Gitinywa, ni Imanzi, ni Ruhare rwa Shema rwa Nyamashara, Indende yo mu Ndiriki ya Runiga Ndongozi rwa Nkangura, yizihiye uwayizanye n'uwo yayizanye. Nshyiraho n'amahamba rero. Zamura cyane kwa kundi wabivugaga rwose cyane cyane. Kuvuga inka ni ukuvuga amahamba, batazigira ni uguhata inzira ibirenge. Reka nkubwire iyo muzahatu urwirungu we rwa Mugare na Mugabo rukamwa make rukimakara, rugaturuka inka y'isoko imunanira. Reka nkubwire iyo muzaca imenera abahizi. Yarampaye Kagame Paul Nyakubu, amenya uko ikibahamba, batindi bagira ngo ntiyayiba. Nayikuye kwa mucuti wanjye burya yehewe inyuma ruguru.